iyi ndirimbo nanze kuyicurangira hejuru cyane kuko ntabwo mfite umwanya wo gucuranga indirimbo nandi kugira ngo mwumve idea hantiva n'indirimbo niyi. Uyu mumama cyangwa uyu umutegarugori sinzi ndafite umugabo cyangwa niba ntawe afite wanasanga afite ari na gahunda I don't know. Bamwubakiye inzu y'akasamutwe sinzi wayimwubakiye niba ari umuntu witambukira bakaba yarakunze iyi ndirimbo bakayimwubakira ntabwo kugeza amasaha nzi uwamwubakiye inzu ninde. Urumva ariko umudamu n'igitenge akenyeye afite akanyamuneza koko afite akanyamuneza t-shirt nk'imwe jihad yakoreshaga ibiganiro ataragura imodoka n'igitenge icyo bita ishamboni. Ubundi mu bitenge hari ibyo bita iwaxi ishamboni n'ibindi byaje bya nyiramusazi. Yambaye igitenge kimeze neza cyane. Ahangaha ntabwo iraba ishu nta nubwo kiraba ikiganiro tugiyemo nona. Uyu muntu akimara gukora iyi tweet cyangwa iyi tweet ikimara kugaragara n'abanyamakuru bamaze gusura uyu muhanzikazi. Uyu nguyu ni umuhanzikazi kuko yanditse from bottom yandika indirimbo irarangira. Haje kuvuka icyo nakwita akasamutwe. Haje icyo bita akasongoyihwa. Gute? Hari undi waje nk'iyagatera aravuga ati barababeshye. Aribyo mpamvu nshaka kumenya niba iyi nzu yubatswe n'umunyamakuru. Itangazamakuru niryo ryubakiye uyu mugore inzu. Haje umuntu bita Ndandambara. Uyu nta ntambara. Hari indirimbo y'Imana ivuga ngo nta ntambara yantera ubwoba. Nta ntambara yantera ubwoba. Ese uzi ko twibagiwe n'indirimbo? Ubundi indirimbo ya nyayo yitwa gute? Iriya ndirimbo yindi nta ntambara iriya ndirimbo yitwa gute? Iriya nta ntambara yantera ubwoba yitwa gute? Bo yitwa nta ntambara cyangwa Ndandambara. Ahangaha mwemeretse gusaba mike. Nta ntambara yaje agira atya ati reka nze gato. Akimara kubona uyu mudamu bamwubakiye inzu nta ntambara yavuze ati barababeshye. Ntabwo tuza kubyumvikanaho. Nta ntambara mu kinyarwanda kigira kirya giti. Ngiki ikimenyetso cy'uko Ndandambara ntigeze mpirwa n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Nyakubahwa ashyiraho ngezina ntari buze kuvuga kuko hari ibintu ntashobora kuzanamo perezida. Muzanyibuke ariko muzanyibuke ariko nzave mu busharire bw'ubuzima mbayemo n'abana banjye. RPF Inkotanyi andi Tito Rutarimara. 4 ndabatabaje kuko kuva 2017 nkeneye gukorera byinshi igihugu mfite ubushobozi. Iyi tweet yabaye akasamwe ku ruhande rwanjye. Numva mbaye ikizungereza. Itangazamakuru niryo ryubakiye uyu mugore inzu. Sase mbere yo ntanye igitekerezo cyanjye ndamanza nakira ibitekerezo by'abandi mwabibonye mute. Mbere yuko nshyiraho comment y'ukuntu ndi kubyumva ndamanza mfate abandi. Ntigeze mpirwa n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ahangaha yifashishije amafoto. Yafashishije amafoto y'inzu y'uriya mudamu mugenzi we waririmbye indirimbo y'igihugu arangaje atagiye nka perezida wa Repubulika na RPF Inkotanyi na Tito Rutarimara ati ni mu ndebe nangigitse. Ati nanjye ni mu ndebe. Reka tugaruke gatoya. Mbere yuko ntanga poet yanjye cyangwa comment yanjye ngiye kubazamura. Mbonye muri Arabiya yarubakiwe inzu. Tugende gakeya rero. Uyu mujene gukompreninga kanataginga abayobozi ku ndirimbo yaririmbye. Iyo uri umuhanzi ubikora mu buryo bubiri. Wararimbye ujya muri studio igihangano cyawe iyo ushaka wari kukigurisha. Tugende gake. Kuba utaragurishije igihangano
mu ma interview yose wakoze ukuvuga kuri gutanga umusanzu ku gihugu nkawe byari bihagije. Ntabwo ari muri business, ntabwo ari ku isoko ry'umurimo, ntabwo ari muri business. Tugende gakeya rero. Urubyiruko cyangwa umuntu w'umujene ushaka gutanga umusanzu, ndabahereza urugero. Iyi ndirimbo biragoye kabisa. Iyi ndirimbo igihangano kigiye kugurishwa, ukayishyira ku isoko, ukayigurisha, ukayishyira kuri platform zitandukanye, ukagurisha igihangano cyawe. Undi agakora indirimbo akayikora nk'izi ngizi banobja bakoze, zifasha rubanda muri rusange cyangwa zubaka, akayishyira hariya zigakoreshwa nk'umusanzu yatanze. Kompleni y'umusore iri kuva kuki? Mbere yuko igihugu kigira icyo kikugomba, ufite icyo ugomba igihugu wowe. Kugira igihugu ni wowe, ni njye, nundi. Ntabwo igihugu gifite ikintu kikugomba mbere yo kugira ikigomba igihugu. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo ushobora gukora ikintu nk'iyi ndirimbo uyu mujene yaririmbye utegereje kuzishyurwa ngo ugere naho komplaininga. Umunsi wasohoye kiriya gihangano y'ubona ukeneye ubwishyu bwacyo, wari kwandika ukavuga ko icyo gihangano uri kukigurisha, ugashyiraho n'igiciro kikakwishyura kikagurwa. So iyi tweet ya nta ntambara iragaragaza guhaha no gushaka amaramuko kurusha ushimwe unahembwe, waribeshye cyane my friend. Urubyiruko ejo bundi minisita w'urubyiruko hano muri space yaratubwiye ngo bakiriye indirimbo 400. Turi kumwe? Bakiriye indirimbo 400. Muri izo ndirimbo 400 bakiriye z'abantu batandukanye, hakoreshejwemo indirimbo imwe. Urukumva? Mu ndirimbo 400 hakoreshejwemo indirimbo 2. Iyi ngiyi Azabatsinda na ira yindi ni yindi munyibutse. Iyi ngiyi yindi ya Bwiza ni iyi. Turi kumwe? Indirimbo muri ziriya ndirimbo zose hakoze iyi ngiyi. Abakoreshwa mu kwamamaza umukandida wabo. Hakiriwemo indirimbo Ogera, hakirwamo n'iyi ndirimbo bise Azabatsinda. Iyi ngiyi. Birangije bafata n'iriya yindi ya nta ntambara. Iriya ndirimbo ya nta ntambara bashobora kuba barayikunze. So tugende gatoya rero.
hari abaririmbye indirimbo 400 n'uyu munsi tutigeze tugira bategeze banagira n'amahirwe yo kuyumvisha n'umuntu n'umwe. Abahanzi ni benshi n'ibihangano ni byinshi. Kuba gutangazamakuru ritakira uyu muntu, uyu mujenera RBS nabonye rakinzeye Imana mwakira birenze rimwe. Gana bafashemo igihangano cyawe kirakoreshejwe, uri umugabo ubafasha umwana w'umukobwa, umudamu udafite umugabo w'umupfakazi, baramwubakiye. Ushobora no gusanga akarere kahatuye ariko kamwubakiye, ushobora gusanga hari n'umudiaspora wakunze iriya ndirimbo akayinyurwa ari n'umufana wa RPF cyangwa n'umufana wa perezida agahita yimwubakira ku giti cye. Ntabwo tuzi ngo waba wubakiwe inzu ninde, ugiye hari urahubanutse urakompreninze ngo ntabwo nawe bakubakiye cyangwa nawe ntabwo ugize ubona ibihembo. Hanyuma ufashe itangazamakuru gifatiye ku gahanga, unakira itimamu. Yari investment wakoraga cyangwa igihangano